This is breaking news. Amakuru ashyushye kandi agezweho muri aka kanya nuko Rayon Sport na APR FC bigiye gucakiranira muri stade Amahoro. Mbere yuko dutangira wibutse gukora subscribe, wowe utarayikora reba munsi y'iyi video mu buryo bwawe ureba handitse ijambo subscribe ukirikeho, then ukore no kunzogera kugira ngo tuzajye ucikwa n'amakuru yose cyangwa se ibiganiro bigiye bitandukanye Fungrasa TV show igenda ikugezaho. Wibuka kandi kutwandikira muri comment icyifuzo, igitekerezo, inyunganizi kuko biduha motivation kugira ibyo tugenda tugarukaho wifuje ko dukoraho. Umusitari runaka, umukinnyi runaka, politike n'ibindi bigiye bitandukanye hose wemerewe kujyayo ugaduha icyifuzo cyawe natwe tukacyubahiriza. Iyi ni Fungrasa TV show mukomeje kubimenyera, nge nitwa Mwizerwa Patrick. Ikipe ya APR FC igiye gucakirana na Rayon Sport mu mukino wiswe umuhuro mu mahoro. Uyu mukino kandi ukaba ugamije igikorwa cyo gutaha ku mugaragaro stade Amahoro. Mumaze iminsi mubona ibikorwa bigiye bitandukanye byo kubaka iyi stade, yewe ivugururwa ku rwego mpuzamahanga. Iyi stade imaze kuba agatangaza muri Afurika no ku isi muri rusange. Iki gikorwa rero kizaba kigamije kugira ngo amakipe yombi nk'uko tumaze kugenda tubimenyera ni amakipe akunzwe agezweho. Bizaba byiza rero umunsi wo kwitaha igihe aya makipe azaba ariyo ya mbere azabasha kuyigeramo bwa mbere. Uyu mukino rero ukaba uteganijwe kuzaba ku itariki ya 15 Kamena 2024 ukazabera kuri stade Amahoro. Iyi stade rero ikaba yakira abantu bageze ku bihumbi 45. Iyi ni stade ikomeye ku rwego mpuzamahanga yewe no muri Afurika muri rusange. Stade Amahoro yari imaze umwaka n'igice itaberaho imikino igiye itandukanye kubera ibikorwa byo kuyubaka cyangwa se kuyivugurura mu buryo bugezweho. Kuri uyu mukino rero witiriwe umuhuro mu mahoro, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryahisemo ikipe ya APR na Rayon Sport kubera ko arizo kipe bifuza yuko zahurira muri uyu mukino. Ibi rero bikaba byarakozwe hakurikijwe ikipe ya mbere n'iya kabiri ku rutonde rwa shampiyona iheruka kugira ngo barebe ko hari igikorwa cyazabera kuri la stade cyahuza abantu uko bagenda bakunda amakipe yabo agiye atandukanye, by'umwihariko APR na Rayon Sport. Ferwafa yemeje yuko aya makipe azakoresha abakinnyi ashaka, yaba abafite amasezerano cyangwa se n'abadafite amasezerano, ndetse kandi bikazaba umwanya mwiza wo kureba abakinnyi bashya ndetse no kureba imyaka ikenewe. Nka stade nshyashya rero bagomba kurebera hamwe ibikorwa byayo uburyo bihagaze kuko bitamenyerewe bitewe n'abakinnyi bagiye gukinamo ku nshuro ya mbere, niho bazabasha gukura n'isuzumira ry'abakinnyi bafite muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abandi bagiye batandukanye bazabasha gukinira muri iyi stade. Ku bijyanye no kwinjira rero muri uyu mukino, amatike akazagurishwa ku buryo bw'ikoranabuhanga, aho itike ya makeya izaba igura amafaranga 1000 y'amanyarwanda, mu gihe itike ya menshi izaba igura ibihumbi 10 mu mafaranga y'amanyarwanda, ariko kandi iyi tike ikazaba ari iy'icyubahiro. Hashize rero igihe kitari gitoya ibi bikorwa byo kuvugura stade bikorwa, ariko buri wese abashaka kubona iyi stade uburyo yubakwaga yifuzaga kuzayinjiramo. Dutegereje kuri izi tariki rero kuzareba ese koko iyi stade buri wese azabasha kuyinjiramo. Ese ibi bihumbi 45 bizajyamo ntibizagera bikanarenga? Kubw'amatsiko menshi benshi bategeranyije kwinjira muri stade no kureba byonyine uburyo iteyemo, biteye amatsiko y'utaba ugiye kureba iyi match izahabera nawe agira amatsiko yo kwinjiramo ukareba n'imiterere yayo. Iki gihe rero twe dutegereje turi benshi. Uyu mukino rero ukaba warateguwe kugira ngo abanyarwanda bahabwe ikaze muri stade Amahoro, ubundi tariki ya 4 Nyakanga bakazagaruka noneho muri stade bisanga. Abafana bahawe amahirwe yo kuzasogongera kuri stade Amahoro ikazaba iri mu zigezweho muri Afurika. Ibi rero byakozwe mu buryo bwo koroheza buri wese wifuza kuzareba uno mukino, kuko nk'uko ubyumva n'ibiti cya make ari 1000 cy'amanyarwanda.
ndizera ko buri wese atabura amafaranga 1000 kugira ngo abashe kwinjira muri uyu mukino. Urumva ko ari itike ihendutse cyane, na VIP urumva ko irahendutse, ntabwo ihenze ugereranyijwe n'indi mikino igenda ibera hirya no hino ku yandi masitade ya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amahoro Stadium ikazaba yakira abantu 45,000 kandi bicaye neza cyane. Urumva ko ari igikorwa gikomeye cyane leta y'u Rwanda ibashije kwesa umuhigo ukomeye cyane. Iyi ikazaba ari stade ihuza amahanga yose kandi ku buryo buri wese azajya yicara ku ntebe nziza isa neza kandi yisanzuye. Guys, ni ukuri rwose iki gikorwa ni igikorwa cy'indangariza bahizi. Guys, rero nizere yuko uriya munsi utazacikwa, tuzagenda tuhahurira twese tukarebera hamwe ibyiza igihugu cyacu cy'u Rwanda kigiye kigenda kigeraho ku buryo bwiza cyane. So reka rero dusoreza ahangaha, tuzasubire turebera hamwe andi makuru agiye agezweho mu mikino cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye. Njye wumva rero nitwa Mwizerwa Patrick, iyi ni Fungarase TV show. Guys, ndagusabye rwose ntugende udakoze subscribe, kandi nawe wayikoze turakwibutsa gukora ku nzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byose iyi channel izagenda ikugezaho. Wibuke kandi no kutwandikira muri comment icyifuzo cyawe cyangwa se igitekerezo ku bijyanye n'ibyo tugenda tuganiraho umunsi ku munsi, cyangwa n'ibyo wifuza ko tuzaganiraho mu biganiro byacu bizagenda bikurikiraho. Comment ni ikintu gikomeye cyane kuko niho dukura ibitekerezo, inama kugira ngo tukore izindi video tugenda tubagezaho. Ciao rero, tuzasubire mu zindi video zacu ziri imbere tugiye tubategurira. Murakoze cyane.